Muribuka umwana witwa Axel Rudakubana uherutse kwica bagenzi be, cyane yuko sinzi ko nanabitana bagenzi be ntabwo bari bari mu myaka imwe, ntekereza ko yabarushaga imyaka irenga 5 uwari mukuru muri bo, utwana tw'udukobwa 3 mu gihugu cy'Ubwongereza. Impamvu inkuru rero z'uyu mwana zakomeje kugaruka uko byasa kose, nubwo uyu mwana afunze, ndabibutsa yuko bamukatiye imyaka 52 ndatekereza niba ntibeshye, cyane yuko ubu ngubu aho imyaka y'uyu Axel Rudakubana igeze, icyaha gikoze afite imyaka 17, kuri uyu munsi yashyikije imyaka 18. Urumva yuko nta nubwo akibarizwa mu bana, cyane yuko n'icyo bamukatiye rwose atari yanayigeza, ariko kuri uyu ngubu tuvugana muri uku kwezi bwo yagejeje imyaka 18 y'ubukure. Ntekereza yuko imyaka 18 ibihugu byinshi birayemera yuko aba ari imyaka ihagije y'ubukure. Ntabwo rero twagakwiye gukomeza tumwita yuko ngo ari umwana wishe abana bagenzi be, cyane yuko bariya bari batandukanye rwose mu myaka, yabarushaga n'ubundi nk'imyaka aho nk'5. Rero impamvu inkuru ziwe zakomeje kugaruka, uyu Axel hakomejwe gutangwa ubuhamya ko byagenda kose ni mu banyamategeko, ariko ubuhamya buri gutangwa buri guturuka kuri famiye yiwe, harimo ababyeyi biwe, hakabamo n'abavandimwe biwe kandi bakuru kuri we. Ababyeyi be bavuze yuko batangiye kubona impinduka z'uyu mwana, donc atangira nyine nko kugimbuka, reka tuvuge gutyo, ariko akitwara mu buryo budasanzwe, nabo bakibwira yuko ari ibintu bishobora kuzashira, nyine ari amaraso y'ubutoya, uko akura bakibwira yuko ari ibintu bizagenda bigabanyuka bigashira, bagakomeza bagakomakoma, ariko akaba ari umwana w'umujinya cyane, w'amahane, udashaka kugira gute kuvugirwamo. Hari n'ukuntu uyu mwana uko agenda akura, nyine uko agenda ajya ku ishuri, ahura n'abandi bamurusha amahane, ahura n'abandi nabo bamurusha n'imbaraga mu buryo bufatika, ubona ko hari ibintu agenda agabanya muri we, n'igitsure cy'abarimu n'ababyeyi bafatanyije, ukibwira yuko bizashira. Uyu rero ntabwo ariko byigeze bigenda, umwana yarakomeje aba umunyamahane uteye ubwoba, nyine ukabona ugashaka kurusha abantu bose igitsure, yaba ari ababyeyi biwe, yaba ari abamurera, ku buryo uyu mwana byarangiye akoze amadega, nyine ibintu bifite ku ishuri baramwirukana. Bamwirukanye rero ni nko gufata agati bagakoza mu ntozi, noneho yahise yigaragaza uwo ari we, ngo agira umujinya n'amahane bizamutse ku rundi rwego, ababana uwundi, kugeza ku kigero cy'uko ababyeyi be bamutinye, nawe ibintu byose bamuhana akanga, ibintu byose bamuganiriza akanga. Ababyeyi be baramutinya ku buryo ki bamufataga nk'ari nk'umutwe w'iterabwoba, babana nawe mu nzu imwe, umwana bibyariye, bakamutwita amezi 9, bakamugira ku gise bakamubyara, umwana ababana, umwana udasanzwe burundu. Igihe cyarageze rero ngo uyu mwana akomeza kwitwara mu buryo budasanzwe kandi butari bwiza, urabyumva. Ababyeyi be baramutinya, ntiyashakaga umuntu umuvugiramo, ntiyashakaga umuntu umuhana, ntiyashakaga umuntu umuganiriza, ntiyashakaga umuntu umubwira ngo iki ni ikibi, wakireka ugakora iki ngiki ko ari cyo cyiza kandi kigufitiye umumaro. Kugeza ku rwego ki ababyeyi biwe bamutinye ngo bakazajya basa n'abarara bakoze izamu cyangwa se irondo, umubyeyi umwe akaryama uwundi ntaryame, bikanga ko ashobora kuzagira kuzabyuka basinziriye, ngo akabagirira nabi, ko yajyaga avuga ko ngo ashobora kuzakora ikintu kidasanzwe aho ngaho mu rugo. Tekereza niba umwana wibyariye avuga iryo jambo, urumva wasinzira se? Ni ababyeyi be, umwana ageze mu myaka igoranye, aba afite n'imbaraga z'umubiri mu buryo bushoboka, hari amafilime bareba, hari izindi nkuru basoma, ibintu nk'ibyo byose biteraniye mu mutwe we, ntumuganiza ngo yumve, ntumuhana ngo yumve. Umwana ngo aragenda arasharira burundu, aba mubi ku kigero cyose, bagira ubwoba nabo bakabaho mu bwoba, babana mu nzu n'umwana wibyariye, ariko babaho mu bwoba, ku buryo igihe cyageze bakazajya batumaho ngo n'inzego z'umutekano, nta wundi muntu ushobora kumugonda, bakazitumaho, ariko ngo bakagira we ni umwana ngo witwara ukuntu
yabonaga inzego z'umutekano zije cyangwa ubuyobozi akihinduriza umwana ku buryo udashobora kumenya niba ari wa wundi wari warakaye, wari ufite ubugome n'umujinya bingana nko kwa kundi, ngo baza agaca bugufi, mbese ku buryo kuri revo yo kubagira nk'abasazi, ababyeyi bakamera nk'aho bahamagaye ubuyobozi nta kintu cyabaye, nyine nabo ngo babifata nk'aho ari ibintu bisanzwe, babifata nk'aho ari ibintu bizashira. Kenshi cyane rwose ngo ubuyobozi bwajyaga bubasura cyangwa bukaza kumureba, ariko ntibigere ku rwego rwo kuba bagenda kumushakira inshuro nyinshi cyane ntabwo uyu mwana bigeze bamushakira umuganga, niyo bageragezaga kubivuga yuko bazamujyana kwa muganga, ahubwo ngo nibwo ibintu byabaga bibi, akabarakarira, akagira umujinya, donc ashaka kubumvisha yuko ahari we nta kibazo afite, atari umuntu wo kujyanwa kwa muganga. Ariko ubuyobozi bwaza akagira ate, ababyeyi akabagira abasazi, akigira umwana mwiza nk'aho nta kintu cyabaye mu rugo, nk'aho nta kintu cyakozwe. Mukuru we rero avuga yuko ngo uyu mwana yajyaga abwira bagenzi biwe, uwo mukuru akabwira bagenzi biwe ko nyine murumuna wiwe agira imyitwarire idasanzwe itangana nyine n'iy'imyaka ye, mbese ibintu yakoraga byari birenze ibyo kuvuga ngo ni ubutini, yari umunyamahane n'umujinya mwinshi, akabiganiriza bagenzi be ariko nabo bakumva ni ibintu bisanzwe. Niyo ngo igihe kimwe ngo bari bagiye ku ishuri basezeranaho nyine nk'abavandimwe, basezeranyeho, urumva abantu basezeranyeho, umwe aragiye uwundi aragiye nk'abavandimwe, uyu mwana ngo ahita afata icupa ry'icyuma arikubita mukuru we, nta kintu kibavuganye, nta rwango ruri hagati yabo, ararifata nta kidasanzwe mbese cyatuma nta kuvugana nabi, aba ararimuteye. Mukuru we bikomeza kumutera ubwoba, ariko na famiye bikomeza kuyitera ubwoba. Rero abantu bakomeje gutera iyi famiye amabuye. Mwa bantu mwe, nta mubyeyi ushobora kwishimira kumva ngo umwana w'imyaka 17 agiye muri gereza, bamukata imyaka ingana kuriya, wabyaye umwicanyi. Ni igikomere, ni agahinda, ababyeyi nabo bafite agahinda, n'abiciwe bafite agahinda, ndetse na kenshi cyane cyane kuruta ab'uyu mwana Axel, ariko nabo bari barabuze uko bagira. Kandi kubiciwe we nta n'ubusobanuro ufite bwo kubabwira ngo urababaye se, we yumva yuko uri kuvuga ibintu biri aho, nubwo nta ruhare ubifitemo, waba ariho abacu barapfuye, umwana umwe, babiri, batatu, mwa bantu mwe, igihugu kiba gicetse umugongo, ababebe n'abaziranenge ntibazi biva niyo bijya, ugiye kumva barakubwiye ngo abana bawe barapfuye. Ni ibintu kubyumva bigoye, ariko abantu nubwo bakomeje gucira urubanza iyi famiye, bakabatuka ibintu bishakiye, iyi famiye ntako itagize, ikigaragara cyo iyi famiye ibyo yagombaga gukora yarabikoze, uri kumva. Ariko umwana wabo niba hari imyuka mibi, ntago biriya bintu ntabwo wavuga ngo ni ibintu biri mu mwana gusa, hari ibintu by'imyuka mibi kuba byemera. Njye ntekereza ko uriya mwana yari afite izindi mbaraga zimukoresha ibintu by'imyuka mibi, ariko mwa bantu mwe gukomeza muca urubanza aba bantu ni ikindi gikomere muri kubongerera. Ntawakwifuza kumva ngo umwana wawe ni umwicanyi, umwana we yamennye amaraso ku kigero kingana uku nguku, nawe atari yakura ngo agire imyaka y'ubukure cyane, ariko ukumva ngo umwana wawe ari muri gereza ku myaka 52, arafunze, azavamo afite hafi za 70, nabo barakomeretse, nabo barababaye, nubwo batababara kimwe n'abariya babuze abana babo bakabashyingura. Rero mu rwego rwo gufasha iperereza, batanze amakuru uko ibintu babibonaga, uko ibintu byatangiye, uko umwana nyine yakuze babona agenda ahinduka, mu rwego rwo koroshya ibintu, mu rwego rwo kugira ngo kuba afunze ni kimwe, ariko uriya mwana urumva akeneye n'iki, akeneye n'umuganga, akeneye no kumuganiza. Bisaba rero ngo bamenye ahashize hiwe kugira ngo babone uko bamufasha. Rero abantu bari gukomeza bakomeretsa uyu muryango nabo ntibishimye, ntibanezerewe. Imana iborohereze, ibakomeze, ndetse inakomeze bari ababuze ababo, kuko ntabwo wavuga ngo uriya ngo imukomeze, usibye kumukiza bikamushiramo, nubwo bizamushiramo ari hehe, ari muri gereza. Ikindi uyu mwana avuga yuko rwose ngo kuba yarakoze biriya bintu biri mu bintu byamushimishije, kuba ngo yarishe bari abana, ngo ni ibintu ubwo rwose ngo yishimiye. Tekereza kugira ngo umwana ungana kuriya, urumva aracyafite ikibazo mentally, afite ikibazo gikomeye. Niba ubwo yarivugiye yuko ngo kuba biriya bintu yarabikoze byaramunejeje, byaramushimishije, iyo aguma muri sosiyete, ntekereza yuko
uyu mwana yari kuzica n'ababyeyi biwe, yari kuzica n'abavandimwe biwe ndetse n'abaturanyi nyine iyo abishobora afite ubushobozi yari kubica. Uyu rimwe ni wa muntu ushobora kugenda agahagarara nko mu ruhame afite nyine nk'igikoresho, afite nk'imbunda, agahagarara ahantu runaka akarasa abantu mu mbaga y'abantu benshi. Ariko kuva bamukuye muri sosiyete, ariko n'uyu munsi akaba akivuga yuko ngo byamunejeje. Donc ni ugukumira ko ibyo bintu yakomeza kubikora, kuko nta kindi kimukwiriye. Kumuganiriza byonyine ngo agende ngo abaganga bamuganize, sintekereza yuko bimukwiriye. Nubwo afunzwe ntekereza ko n'ababyeyi babo bigize bite, birabaruhuye. Tekereza wiriwe mu kazi ariko uraje utinye kuryama hejuru y'umwana wabyaye, wagira ngo uri kumwe n'umutwe w'iterabwoba mu nzu yawe, ngo umwe ararara acunga uwundi, ngo umwe ararara areba yuko umwana ngo atabacunga baryamye ngo abice. Baramufunze, bazamuganiza yenda anakire nubwo azavamo ku myaka yiwe 70 cyangwa 60, ariko ntekereza yuko famiye yiwe iraruhutse cyane yuko ibi bintu bo bari baragize bate, bari barabiburiye umwanzuro. Gufata umwanzuro byari byarabananiye kugira ngo abe yaganirizwa cyangwa se bamujyane ahantu hameze nka za rehab, amare igihe runaka, bo ubwabo byari byarabananiwe gufata uwo mwanzuro. Byari mbese ari ibintu batazi amaherezo yabyo. Igihe runaka azavira amazi aba yarabaye umuntu muzima nubwo azaba yarashaje, ariko nta kundi. Ababyeyi baba bagomba kumenya uburere bw'umwana kuva ari mutoya, ntibamutererane. Ntabwo umwana ahabwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, donc ntabwo umwana ahabwa besoin zose ngo abure kuganirizwa. Ntabwo twabashinja kuko situbizi, kuko niba iyo mico ari imico afite imeze uko nguko kandi afite n'abavandimwe bakuru kuri we, urumva ko ababyeyi biwe ntabwo ari indangare. Ntabwo ari ukuvuga ngo bararangaye kuko umwana afite bakuru be, ahubwo uyu mwana bishoboka yuko ari imyuka mibi yamukoreshaga. Ibi ntabwo byapfuye kuza gutyo gusa, niba aka kanya agize ate yumva yishimiye ibintu yakoze. Rero kuganiriza umwana, kumuha besoin zose ntabwo biba bihagije, aba akenewe n'izindi mbaraga z'amasengesho, imbaraga mvajuru, kugira ngo niba hari n'ibintu biri mu mwana wawe wowe utazi udasobanukiwe by'imbaraga mbi bimusohokemo. Biratangaje kuryama ukaryama utaryamye, mukaryama mu byiciro mu rugo kugira ngo mucungane, kugira ngo umuntu atabaca urwaho ngo agire ate abice kandi mubana mu nzu. Rero ni agahinda, birababaje,